Hello dear friends, ndabashimira cyane kandi ndabakunda cyane. Nkunda uburyo munyumva kandi mukantega ugutwi, ibyo nkora mukanyereka ko bibahiriye. Ndabashimira byimaze. Imana ibampere umugisha, Imana ihire ibiganza byanyu, Imana ihire intekerezo zanyu, ibongere byinshi mu byo mufite kandi byiza. Nshimishwa rero nuko mudahwema kunyereka ko ibyo nakoze byabashimishije, mubinyerekera mu gukora subscribe, mugakora comment, mugakanda like ndetse mukanabisharinga, mukampa n'ibitekerezo byinshi bitandukanye. Ndabashimira cyane. Ibyo rero ngenda mbibonera mu biganiro byinshi ngenda nkora, uhereye nko ku byo nahereyeho bwa mbere urumva n'ibyari byagatunganye, ariko uko mugenda mumpa comment cyangwa se mumbwira ibyo nakongeramo n'ibyo nakora, ngenda ntunganya ibintu byinshi umunsi ku wundi. Ndabashimira, Imana ibampere umugisha, sinabona uko nabirondora kabisa. Muri abantu bakomeye kuri njyewe, muri abantu b'ingenzi b'agaciro. Imana ibampere ibyiza byinshi, ibyiza ibampere amata ku ruhimbi ntakabure, ntukabure icyo wakiriza umushyitsi, ntukabure icyo wihera abana. Ndagushimira kandi ndagukunda. Imana ikumpere byose wifuza, iguhire muri izi mpera z'uyu mwaka. Rero nakwifuriza ko Imana iguha kuwusoza amahoro, ndetse ikaguha kuwusoza warageze ku byiza byinshi uharanira. Ndabakunda cyane. Hello, friend. Let's go. Yes, let's go, nk'uko bamaze kubivuga muri ako gasawundi keza cyane karyoheye amatwi. Ndizera neza ko unkurikiye gatanu ku kandi. Ndizera neza ko wowe uri utangiye kumva iki kiganiro utarakora subscribe, ndizera ko ugiye kuyikora ukajya ubana natwe kandi kukazogera, ukajya ubana natwe muri byinshi bitandukanye, ukaduha ibitekerezo. Mbaza ni inkuru ziryoshye zimeze neza. Yitwa Mbabazi Shadia, nushaka umwite Shadibo nk'uko benshi bamumenyeye, cyangwa se izina rye ryasakaye mu bitangazamakuru cyangwa n'ahandi henshi rivugwa nka Mbabazi Shadia. Ni umwe rero mu bagore bafite izina rikomeye mu myidagaduro y'u Rwanda. Yavuze ko yababajwe bikomeye n'abamwise indaya, kugeza nubwo basabye ko u Rwanda rumwirukana ngo kuko yari yasohoye amafoto yambaye imyenda yo kogana. Ibi Mbabazi Shadia cyangwa se Shadibu yabigarutseho mu kiganiro cyihariye aherutse kugirana n'Igihe, ari nacyo dukesha iyi nkuru, ubwo yabazwaga ko ku nkuru yaba yaramubabaje kurusha izindi zose zikunze kumuvugwaho mu bitangazamakuru. Aha Mbabazi Shadia cyangwa se Shadibu yavuze ko avugwaho ibintu byinshi, ariko umunsi bamwita indaya ndetse bakanasaba ko yirukana mu Rwanda kubera yari yasohoye amafoto yambaye umwenda wo kogana, ngo byamubabaje kuruta ibindi bintu byose. Ibi abigarukaho rero Shadibu yagize ati umunsi bavuga ngo ndi indaya, cyangwa se ngo iyi ni indaya iri kwitwicira urubyiruko kuko nari nambaye mayodebe cyangwa se umwenda wo kogana, bati reba ukuntu yambaye umugore w'abana babiri, uyu bamuhe amasaha 24. Ati ibi iyo mbyibutse ukuntu banyirukanaga mu Rwanda kandi ari iwacu, Oh my God. birambabaza bikanandenga nkabura icyo nabikoraho. Shadiba ati ariko nubwo ibi byose babivuga bikanambabaza, ati ku rundi ruhande ntago rwose bimpangayikisha cyane kuko nta kibi nabikozemo. Ati njye nta kintu biba bimbwiye kuko mba nzi ko nta kibi nakoze, ariko icyantunguye ni Abanyarwanda rwose bantengushye. Shadiba asanzwe ari umwe mu bagore bafite izina mu myidagaduro y'u Rwanda, by'umwihariko akagira n'ikimero gikundwa n'abatari bake, byanatumye yuzuza abamukurikira kuri Instagram barenga miliyoni. Oh my God. Uretse kuri Instagram rero yujujeho iyo miliyoni, Shadibu ni umwe mu bagore cyangwa se mu badamu bakurikiranwa, cyangwa no muri rusange mu bantu bakurikiranwa ku zindi mbuga nkoranyambaga, tuma banamukomera amashyi. Nguko nguwo Shadibu, mugerageze rwose mumuhe agahenge, uyu mugore wifitiye ikimero ukundwa na benshi. Yitwa Israel Mbonyi. Israel Mbonyi rero umwe mu baririmbyi bakomeye cyane, umwe mu baririmbyi baririmba indirimbo zihimbaza Imana, ukunzwe kandi unakomeye cyane mu karere k'iburasirazuba, cyangwa se mu Rwanda no muri East Africa no muri Afurika, ndetse yewe no ku mugabane w'Uburayi yaciye ibintu biracika. Uyu mugabo Israel Mbonyi rero akaba ari umwe mu bahanzi bakomeye kandi bakunzwe cyane cyane. Yaherutse rero gutaramira abarenga 10,000 mu gihugu cya Tanzania.
Israel Mbonyi wari umaze iminsi mu gihugu cya Tanzania aho yakoreye ibitaramo bigera kuri bibiri, yabisoreje ku cyo yakoreye ahitwa Leaders Club ku itariki eshatu uku kwezi 2024 uyu mwaka. Hari hakoraniye abarenga ibihumbi 10 bose. Iki gitaramo rero cyari icya kabiri inyuma y'aho hari icyo yakoze, icyo yakoreye ahitwa Milimani City ku itariki 2 uku kwezi. Israel Mbonyi yavuze ko ibi bitaramo byombi byagenze neza, avuga ko kandi ashimira Imana yamubashishije kubikorana n'abakunzi b'umuziki bo muri Tanzania. Ati ndashimira Imana yamfashije gutaramira hano, ndashimira abakunzi banjye bitabiriye ibitaramo ari benshi, uhereye cyangwa se urebye icya mbere amatike yashize ku isoko, icya kabiri cyitabiriwe n'abarenga ibihumbi 10. Nibyo kwishimira kuri njyewe. Ati ndashimira rero Imana kuba yarabyemeye kandi bikagenda neza. Israel Mbonyi yataramiye muri Tanzania nyuma yo kuzenguruka ibihugu birimo Uburundi, Kenya na Uganda. Mu minsi ishize Israel Mbonyi yateguje abakunzi b'umuziki we mu Rwanda ko afite igitaramo ateganyijwe cyangwa se giteganyijwe kubera muri BK Arena ku itariki 25 azaba ari kuri Noheli ku kwezi kwa 12 uyu mwaka. Ni mu minsi mikuru rero mu mpera z'uyu mwaka. Uwo ni Israel Mbonyi udasiba rwose kugaragarizwa urukundo n'abantu benshi mu karere ndetse no mu Rwanda muri rusange, dore ko ari umuhanzi ugira indirimbo zikundwa na benshi. Ni nawe muhanzi ugira indirimbo cyangwa se ufite agaheko ko gukora igitaramo kikitabirwa n'abantu benshi cyane bitigeze bikorwa n'undi muhanzi wese ukora indirimbo za gospel. Ngaye nguko uwo ni Israel Mbonyi mwagiye mukunda cyane, umusore mwiza umeze neza cyane, yewe ufite ikimero cyiza, usa neza, uririmba neza ndetse wubaha Imana. J-Lo Jennifer Lopez umwe mu bagore b'ibyamamare abahanzi benshi bubaha ndetse n'abantu benshi muri rusange bubaha. Uyu muhanzikazi ukomeye cyane ku rwego mpuzamahanga, nawe akaba ari mu byamamare byinjiye mu bindi byamamare bishyigikiye umukandida Kamala Harris uri kwiyamamaza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhanzikazi Jennifer Lopez rero akaba n'umukinnyi w'amafilime yinjiye mu byamamare byagaragaje ko bishyigikiye Kamala Harris uhagarariye abakandida b'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ateganyijwe muri iyi minsi ya vuba. Uyu mugore w'imyaka 55 yagaragaje ko ashyigikiye Kamala Harris ubwo yajyaga kwiyamamariza mu mujyi wa Las Vegas. Jennifer yabanje kunenga umunyarwenya Tony Hinchcliffe uheruka kuvuga ko Puerto Rico ari ikirwa cy'umwanda ubwo Donald Trump uhagarariye abarepublikani cyangwa se abarepublike yiyamamarizaga mu mujyi wa New York muri Madison Square Garden. Iki kirwa cya Puerto Rico ni nacyo uyu muhanzikazi Jennifer Lopez cyangwa se J-Lo akomokaho. Ni nayo mpamvu Jennifer Lopez yabihuriyeho n'ibindi byamamare bifite inkomoko muri iki kirwa byanenze aya magambo y'uyu mugabo w'umunyarwenya, birimo abo bahanzi bakomoka kuri icyo kirwa. Hakaba harimo uwitwa Bad Bunny, Ricky Martin, Aubrey Plaza na Nicky Jam wanamenyekanye nk'umugabo wa Nicki Minaj. Bamwe bagahitamo kuva mu mubare w'abazatora Donald Trump. Mu ijambo ry'iminota 15 rya Jennifer Lopez yagaragaje ko abantu bose baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se bakomoka mu majyepfo bose babajwe n'aya magambo yavuzwe mu kwiyamamaza kwa Donald Trump ku gihugu cy'inkomoko ye. Ati kuri Madison Square Garden yongeye kutwibutsa uwo ari we. Mu by'ukuri ntabwo ari Puerto Rico gusa bibasiwe kuri uriya munsi, ni buri muntu wese ukomoka muri Leta ya Amerika y'Amajyepfo uri muri iki gihugu. Ntibizoroha ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jennifer Lopez aje yiyongera ku bindi byamamare bitandukanye byamaze kwerura ko bishyigikiye Kamala Harris birimo Asha Raymond,
Arnold Schwarzenegger cyangwa se benshi bamenye nka Commando mu mafilime, Cardi B, John Legend, Mark Anthony, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Kesha, Billie Eilish, Jennifer Lawrence, Barack Hussein Obama wanabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umugore we, Beyonce, Kelly Rowland n'ibindi bitandukanye n'abandi bahanzi benshi cyangwa se ibindi byamamare byinshi bitandukanye. Jennifer Lopez rero akaba yaje yiyongera kuri ibi byamamare tuvuze haruguru bigaragaje ko bishyigikiye Kamala Harris. Justin Bieber rero ntiyorohewe na gatoya. Justin Bieber akaba ari mu mazi abira, akaba atorohewe. Uyu muhanzi ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Canada aho akomoka, uyu mugabo akaba ashinjwa cyangwa se aregwa kuba anyereza imisoro cyangwa se atishyura imisoro. Uyu muhanzi ukomeye cyane wamamaye cyane ku isi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Canada, uherutse gutangaza yuko abacungaga imitungo ye bagiye bayenyereza mu buryo budasobanutse. Ubu noneho arashinjwa kutishyura imisoro y'inzu ye mu gihe kingana n'umwaka. Uyu muhungu ni umwe mu bahanzi rwose bakomeje kugarukwaho mu itangazamakuru cyane, naho mu minsi yashize yagiye agarukwaho cyane bitewe n'ibiri kumubaho cyangwa se n'imibanire ye hagati ye na Puff Daddy ufunze kuri ubu ngubu, kandi ko uyu mugabo aherutse gutangaza yuko umugore we cyangwa se bivugwa yuko umugore we yamubujije gusubira mu bijyanye n'umuziki. Ubu rero akaba ashinjwa kutishyura cyangwa se kunyereza imisoro. Ku wa gatatu w'icyumweru gishize, Justin Bieber yatangaje ko agiye kujyana mu nkiko uwahoze ari manager we wamugenzuriraga imitungo. Ibi bijyanye n'imitungo byose akaba ari we wabigenzuraga. Uyu witwa Lou Taylor, aho yavugaga ko yanyereje imitungo cyangwa se umutungo we ndetse akamushyira mu mwenda. Uyu Justin Bieber yabitangaje, yavuze ko kandi yatandukanye n'uyu mu manager we witwa Lou Taylor mu ntangiriro z'uyu mwaka gusa, nyuma akaza kumenya ko yamusize mu myenda atarazi ko afite. Yahise avuga ko yiteguye kumujyana mu nkiko akabibazwa. Kuri ubu ibinyamakuru birimo TMZ, The Sun, The Daily Mail byatangaje ko uyu muhanzi afite umwenda w'imisoro ushobora kumukoraho. Ni umusoro bavuga ko ungana n'amadolari 380,349 yagombaga kwishyura ku nzu y'umuturirwa afite mu gace ka Coachella Valley mu majyepfo ya California. Iyi nzu ngo nubwo atayituyemo ariko ngo ajya agira gutya akayijyanamo na madamu we muri weekend cyangwa se umugore we muri weekend. Iyi nzu yayiguze mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize kuri $16,000 z'amadolari. Kuva yayigura ngo ntabwo arishyura na rimwe umusoro cyangwa se imisoro yayo, kandi yagombaga kwishyura byibuze buri kwezi. Mu mpapuro zirega uyu muhanzi zabonywe na The Sun zerekana ko Justin Bieber yari yandikiwe ibaruwa imuha impuruza cyangwa se impuruza ko agomba kwishyura umwenda w'imisoro bitarenze tariki 12 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Daily Mail yo yatangaje ko uyu muhanzi yashinjwe kutishyura imisoro hamwe n'agasuzuguro, kuko ngo ntibyumvikana uburyo afite umutungo ubarirwa mu mamiliyoni 300 z'amadolari nyamara akanga gutanga imisoro ku nzu. Bitangajwe nyuma y'aho aherutse kwerekana umujyanama we mushya Edward White. Yavuze ko agiye kumufasha cyangwa se kugenzura, gucunga cyangwa gukemura ibibazo by'amafaranga byasizwe na Lou Taylor yirukanye. Justin Bieber kandi nubwo avugwaho uyu mwenda aherutse kwishyurwa $200,000 z'amadolari na kampani cyangwa se kompanyi ya Pagnosis Songs Capital yaguze uburenganzira ku bihangano bye byose. Abatorohewe bo ni benshi cyane cyane mu byamamare. Uyu rero yitwa Kanye West nawe ari mu bantu bakomerewe cyane, ndetse yagiye avugwaho inkuru nyinshi zitandukanye zirimo kwambika umugore we babana ubu ngubu akamwambika imyenda itamuhesha icyubahiro. Kuri ubu ngubu rero Kanye West akaba akomerewe no kutabona abana be.
Umuraperi Kanye West umaze iminsi atembera ibihugu byo ku mugabane wa Aziya, akaba ndetse amaze n'iminsi mu gihugu cy'Ubuyapani, ubu akomeje no kutabona abana be mu gihe cy'amezi abiri nyuma y'aho Kim Kardashian babyaranye amushyizeho amananiza. Oh my god. Umuraperi Kanye West cyangwa se Ye akaba n'umwanditsi w'indirimbo amaze iminsi yarateye umugongo i Hollywood, aho yagiye mu bikorwa byo kwamamaza album ye aherutse gusohora yitwa Virtual Tour, aho yahise anajya gukorera ibitaramo ku mugabane wa Aziya, aho yataramiye mu Bushinwa akahava ajya mu Buyapani. Icyakora uyu muraperi cyangwa se uyu muhanzi, nubwo ibikorwa bye bya muzika cyangwa by'umuziki bikomeje kugenda neza, birutse gutangazwa ko we bitameze neza mu buzima bwe bwite, yaguze aho afitanye ibibazo ku bihangano bye bita Kim Kardashian wahoze ari umugore we, banafitanye abana bane. Nk'uko The Mirror UK ibitangaza ngo uyu muraperi uherutse kuganira umwe mu nshuti ze za hafi, amubwira ko ababaye cyane kuba amaze iminsi igera kuri 47 cyangwa se amezi abiri arenga atabonana n'abana be imbonankubone, cyangwa ngo bavugane ku buryo bw'amajwi cyangwa bwa video call. Ati ntabwo numva ntekanye, ntabwo nishimye, maze iminsi 47 ntabonana n'abana banjye bose, nta nubwo mama wabo yemera ko mbavugisha mu buryo bwa video call. Ntekereza ko ibibazo dufitanye ari byo bituma atemera ko abana baza no kunsura, nk'aho abikora kugira ngo ampime. Aha. Ni mu gihe Kim Kardashian mu kwezi kwa cyenda yatangaje impamvu atagikunze kohereza abana ngo bajye gusura se Kanye West, ngo ko ariko aba atizeye ko abitaho bikwiye. Yanavuze kandi ko kuva uyu muraperi yashakana n'undi mugore Bianca Konseri, ko yahise ahindura imyitwarire ndetse ko atazi neza uyu mugore ku buryo yatuma abana be bamarana igihe kinini nawe. Ngayo nguko rero murumva ibya Kanye West nawe utorohewe, Justin Bieber nuko nawe ntiyorohewe. Ni ibintu bitangaje, bibabaje kandi bikomeye, ntiborohewe, ntibamerewe neza. Ndagushimira wowe wabanye nanjye, ndagushimira wowe wagumanye nanjye, iyi nkuru ikaba irangiye. Ndazi neza ko yabaryoheye kandi yari inkuru iryoshye y'ibyamamare bitandukanye. Ngaho bigaragaza ukanda subscribe, ukanda like, comment, unasharinge n'abandi babone kuri iyi nkuru biyumvire ibiryoshye. Entertainment and sport boosts your life. It's a boost life. It's a life booster. Ndabakunda cyane, ndabishimira. Imana ibampere umugisha, ibahe byinshi, muhaye muronke, mugwize, mutunge, mworore kandi mwororoke. Imana ibagurira amarembo, izabageze mu ijuru amahoro, ibahe gutunganirwa n'isi, ibahe guhora museka, ibarinde amarira ku maso, ibahoze ndetse ibarambureho imigisha yayo myinshi umunsi ku wundi itanga. Ndabakunda rero, duhure mu yindi nkuru. Ciao ciao, I love you so much. Goodbye.